rwose byadufashije ibintu byinshi binarenze. Ese umubyeyi ubu afatwa saa sita z'ijoro tukamujyana, mbere wajyaga Bugaragara cyangwa ukajya he Matimba. Mu murenge wa Rwimiyaga mu kagari ka Gakagati abahatuye barishimira ivuriro ry'ibanze bubakiwe, barashima ko boroherejwe ingendo kuko ngo ababyeyi babyaraga bakoze ingendo zijya ku kigo nderabuzima cya Bugaragara cyangwa bakajya mu wundi murenge. Aba baturage baravuga ko kujya Bugaragara byabatwaraga amafaranga menshi, ariko ubu bakaba babona serivisi z'ubuvuzi hafi. Gusa nubwo babona serivisi hafi, baravuga ko abaganga ari bake kuri iri vuriro rishya bubakiwe, bagasaba inzego zibishinzwe ko bakongererwa abaganga. Rero kugira ngo tubone ivuriro hafi byatubereye byiza, bimaze kutubera byiza rero ubu twavunikaga tujya Matimba cyangwa tukajya Bugaragara, ariko ubu ngubu yaratudohoreye, umurwayi arafatwa akaza hano akabona utunini, iyo atatubonye bamwohereza Bugaragara cyangwa Matimba. Ariko noneho ikintu cyatubereye cyiza cyane ni uko buriya tubona nahamagara nk'imbangukiragutabara, umuntu amerewe nabi ikamujyana vuba kwa muganga byihuse. Ni ibintu byo kwishimira rwose. Nk'amafaranga wenda umuntu yabaga yategesha avana agiye za Bugaragara ni menshi. Kuva aha ngaha kugera Bugaragara dutanga 5,000, ugenda gusa kugenda akakugarura umuha 5,000. Kubera ko tuba tubabaye, nubwo byaba 10 bitanga, ariko kugira ngo ubuzima bubarushye twabona no gukora serivisi byawe uko ushaka. Mbere twajyaga twirukaga tugiye iriya Nyagatare cyangwa twajya Bugaragara, ariko umubyeyi wacu wese tumusanga he arahije rwose, byadufashije ibintu byinshi binarenze. Bugaragara umubyeyi ujyayo bamuca 5,000 cyangwa 2,500, kutugenda no kugaruka baguca 5,000. None hano hirya umumotari tumuhereza amafaranga 500 cyangwa inote y'igihumbi. Sigumva twaratworoheye. Wenda ikibazo dufite abaganga ni bake, ariko uko tugiye baratwakira. Ntirenganya Jeannette ni umuturage utuye mu murenge wa Rwimiyaga, akagari ka Gakagati, umudugudu wa Gakagati ya kabiri. Ni umwe mu babyariye ku ivuriro ry'ibanze rya Gakagati. Mu mbamutima ze aravuga ko yahawe serivisi nziza, akaba ashimira abayobozi baha abaturage ibikorwa remezo biteza imbere imibereho yabo. Nahakoze serivisi nziza kubera yuko bambyaje neza nkagerayo amahoro ngataha amahoro. Ibyo nabyo ngombye kubishimira Kagame ko yarabishize hafi aho ngaho nyine, tutiriwe tujya Nyagatare cyangwa tujye Bugaragara. Kugera Bugaragara ni 5,000, baba bakujyanye nijoro bakaguca 15. Byagabanyije amafaranga, bishoje kugabanya amafaranga twatangaga, bigabanya nyine n'urugendo, kuko hari igihe umuntu yagendaga akagera mu nzira umwana akananirwa akaba yanapfira mu nda kubera yuko yafashwe kare agatinda kujya kwa muganga. Ariko niyo yumvishe wenda mu nda byanze aragenda akajya kwa muganga, kubera yuko ibitaro byatwegereye, bakamukorera serivisi byakanga bakamwohereza Bugaragara cyangwa akajya Nyagatare. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare Bwana Gasana Steven ku murongo wa telefone avuga ko ibikorwa remezo byamaze kubakwa, akavuga ko akarere kari muri gahunda yo kongera abaganga kugira ngo abajya gushaka serivisi z'ubuvuzi kuri iri vuriro ry'ibanze ryongerewe ubushobozi rya Gakagati biborohere kandi serivisi bakenera bazibone hafi. Ubusanzwe iriya ni poste de santé ya yindi yo ku rwego rw'akagari, ivuriro ry'ibanze, ariko twayongereye ubushobozi, twiha ibikorwa remezo byinshi uko mwabibonye. Biriya bikorwa remezo rero biratuma hazashobora gutangirwa serivisi nyinshi. Hari abaganga bakoreraga kuri centre de santé ya Bugaragara, centre de santé ya Bugaragara ikagira abo yohereza gukorera kuri poste de santé ya Gakagati. Ariko ubu gahunda turimo nuko dushaka abajya kuhakorera gukoresha iriya poste de santé ya Gakagati mu minsi iri imbere, bizatuma bashobora kubona abaganga ku buryo buhoraho nk'uko twavugaga, benshi barenza bari bahari, kubera ko nyine ubu twari tukigabanya ababugaragara, bamwe bakorera Bugaragara abandi bakajya Gakagati. Ubwo rero mu minsi iri imbere hamwe hazaba hafite abaho, ababugaragara bafite ababo, Agakagati bafite ababo, bitume bashobora kubona serivisi nyinshi nyine zikwiriye kuba zihari, kuko mu by'ukuri ibikorwa remezo bikenewe by'inyubako twarabihashyize. Mwabonye ko muri iyi minsi tumaze kuhacukura nayikondo, kano ifite sola itanga amazi ahagije, twashyize ibigega by'amazi ku ivuriro, twahubatse maternité,
ariko n'inyubako zisanzwe zihari mu by'ukuri twarazivuguruye. ubusanzwe icyo bita poste de sante ni amavuriro y'ibanze ari ku rwego rw'utugari atanga serivisi z'ubuvuzi zoroheje, ariko iri vuriro ry'ibanze rya Gakagati ryongerewe ubushobozi bahashyira serivisi nyinshi zitandukanye zirimo n'izo kubyaza kugira ngo ababyeyi baturiye iri vuriro bajye babyara badakoze ingendo ndende zijya ku kigo nderabuzima cya Bugaragara.